Imana ihamagara Yona iti Yona mwana wanje ngwino ngutume. Yona arabyumva ariko aranga, afata ubwato yerekeza iyo kure, ageze hagati mu nyanja. Nshuti bakunze Ubukombe TV, nizere ko muri amahoro kandi aho muri mumeze neza cyane. Ubukombe TV ni televiziyo yawe ikugezaho amakuru atandukanye, tubagezaho ibyegeranyo bitandukanye, tukabagezaho insanganyamatsiko ziri mu mibereho y'abaturage, imyidagaduro ndetse n'ibindi byinshi. Ntugacikwe n'Ubukombe TV. Uyu munsi rero turababwira ku bijyanye n'inkuru ya Yona ari mu nda y'urufi. Ni inkuru itangaje yaje kuvamo n'intonganya hagati y'uwari watumwe ndetse n'Imana yari yamutumye. Ntuze kugenda inkuru utayirangije kuko ibiyikubiyemo hari ibyo wenda waba utarumvise. Ubusanzwe ubuzima bushoboka iyo umuntu arahashobora kubona ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'umwuka mwiza. Mu buryo bw'igitangaza, abasomyi benshi ba Bibiliya batangajwe no kumva inkuru ya Yona wamaze iminsi 3 mu nda y'urufi. Kugeza ubu abenshi bibaza icyatunze uyu mugabo, mu gihe bigaragara ko ibisanzwe bitunga umuntu bidahari. Muri iyi nkuru turagaruka ku byaranze ubuzima bwa Yona mbere na nyuma yo kujya mu nda y'urufi. Uraza kumenya inkomoko y'urwango uyu mugabo yangaga abaturage ba Ninive kugeza ubwo yahisemo guhunga mu cyimbo cyo kubaburira. Iyi ni Ubukombe TV, ntujye kure. Mu nkuru ivugwa na Bibiliya batubwira ko ijambo ry'Imana ryaje kuri Yona mwene Amitayi rigira riti, haguruka ujye i Ninevi, wa murwa munini, uwuburire, kuko ibyaha byabo birundanyijwe bikagera imbere yanjye. Nubwo yarabwiwe atyo n'Imana, Bibiliya ikomeza ivuga ko atabashije kumvira, ahubwo yafashe inzira yerekeza ahitwa i Tarushishi. Mu kugerageza guhunga niho yahuye n'umuyaga udasanzwe, bituma aza kujugunywa mu nyanja, maze Imana itegeka urufi runini kumumira, amara iminsi 3 mu nda yarwo. Mu gitabo cya Yona umutwe wa mbere cyangwa se igice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza kwa 16 harimo aya magambo. Umutwe w'ayo magambo uravuga ngo Yona yanga gutumwa, umuyaga ubakubira mu nyanja. Ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, haguruka ujye i Ninevi, wa murwa munini, uwuburire, kuko ibyaha byabo birundanyije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi ahunga Uwiteka. Amanuka i Yopa, abona inkuge, ajya i Tarushishi, maze atanga ihoro, ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi kugira ngo ahunge Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja. Mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunyaga mu nyanja ngo boroshye inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane, aryamye yasinziriye. Nuko umutware w'inkuge aza ahari, aramubaza ati, wabaye ute wa munyabitotsi we? Byuka utakira Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Bose baravugana bati, nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. Nuko barafindura, ubufindo bwerekana Yona. Bahera ko baramubaza bati, tubwire utumye dutezwa ibi byago, ukora murimo ki? Uraturuka he? Uri mu kihe gihugu? Uri bwoko ki? Arabasubiza ati, ndi Umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi, baramubaza bati, ibyo ukoze ni ibiki? Kuko abo bagabo bari bamaze kumenya ko ahunze Uwiteka, kuko yari abibabwiye. Baramubaza bati, tugire dutenga inyanja iduturize, kuko inyanja yiyongeranya kwihinduriza. Yarabasubije ati, ntimunterure munjugunye mu nyanja, nayo irabaturiza, kuko nzi yuko ibishweri yabateye ari igibahora. Ariko abo bagabo baragashya cyane ngo basubire hakurya imusozi, ariko ntibabibasha, kuko inyanja yiyongeranyaga izikuka ikababuza. Nicyo cyatumye batakira Uwiteka, bakavuga bati, turakwinginze Uwiteka, turakwinginze twe kurimbuka tuzira ubugingo bw'uyu muntu, kandi ntudushyire mu rubanza rw'amaraso y'udacumuye, kuko ari wowe Uwiteka ukoze icyo ushaka. Nuko baterura Yona bamujugunya mu nyanja, inyanja iratuza. Maze abo bagabo bahera ko batinya Uwiteka cyane, bamutambira ibitambo, banahiga imihigo. Yona ubwo yarivugiye ati, amazi yarantwikiriye angera ku bugingo.
imuhengeri harangose urwo yarwanyizingiye mu mutwe. Aya magambo agaragaza uko yari amerewe mu nda y'urufi. Ubwo Yona yasubizaga ubwenge ku gihe ari mu nda y'urufi, yarasenze maze Uwiteka aramwumva, ategeka urufi kumuruka imusozi ari muzima. Yona yongeye gutumwa kuburira umujyi yari yatumweho mbere. Kuri iyi nshuro yemeye gutumwa, nuko arahaguruka ajya i Ninevi nk'uko Uwiteka yari yamutumye. Bibiliya ivuga ko wari umujyi munini ku buryo kuwuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Ariko Yona yihanganiye urwo rugendo, atangira kuzenguruka avuga ubutumwa yari yahawe. Yona ntiyaruhiye ubusa yigisha ab'i Ninevi, kuko bemeye Imana bakamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa, bose bakambara ibigunira, ibintu byatumye Imana ibumva ibakiza ibyago byagombaga kubabaho. Nyuma y'umurimo ukomeye Yona yari yakoreye i Ninevi, yashoje abo yabwiraga bakize, ariko ababazwa nuko bari bakize ibyago byabo. Yasenze isengesho ry'agahinda, yibutsa Imana ko igira ubuntu bwinshi, akaba yari azi ko iza kubabarira abaturage b'i Ninevi. Maze afite agahinda kenshi aravuga ati, gupfa bindutiye kubaho. Wakwibaza uti mu by'ukuri niki cyakijije umurwa uburakari bw'Uwiteka? Igisubizo ni iki. Yona yarahagurutse ajya i Ninevi nk'uko Uwiteka yamutegetse, kandi Ninevi wari umurwa munini cyane, kuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona yatangiye kugendagenda mu mudugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe, arangurura ijwi ati, hasigaye iminsi 40 Ninevi hakarimbuka. Maze ab'i Ninevi bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiriza ubusa, bose bakambara ibigunira, uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje hanyuma y'abandi. Ijambo ryaje kugera ku mwami w'i Ninevi. Arahaguruka ku ntebe ye y'umwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu. Ategeka itegeko n'abatware be b'intebe, baryamamaza i Ninevi bati, umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo ye y'amashyo n'imikumbi bye kurisha kandi bye kunywa amazi. Kandi amatungo n'amashyo n'imikumbi bye kurisha bye kunywa amazi, ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira. Abantu batakambira Imana bakomeje kandi bahindukire umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ntawe ubizi, ahari Imana yahindukira ikigarura ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbuke. Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura ireka ibyago yari yabageneye, ntiyabibateza. Nguko uko babashije gukira. Nk'uko mubyumvise, Yona yagiye kuburira abaturage b'i Ninevi. Abantu bose kuva ku mwami kugeza ku baturage basanzwe barihannye, biyiriza ubusa, kandi barahindukira bava mu byaha byabo. Imana ibibonye ntiyarimbuye Ninevi nk'uko Yona yari yarabivuze, ariko Yona abibonye ararakara cyane kubera ko yashakaga ko Ninevi yahanwa. Ibyo gukira kwa Ninevi byababaje Yona cyane, ararakara asenga Uwiteka ati, Uwiteka, si icyo navugaga nkiri iwacu nicyo cyatumye nsohoka mpungera i Tarushishi, kuko namenye kuri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi yibuza kugira nabi. None rero Uwiteka, ndakwinginze ngo unyice, kuko gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati, ubwo urakaye ubwo ukoze neza? Nuko Yona asohoka mu murwa, yicara iruhande rwawo aherekeye iburasirazuba, abari haca ingando ayicaramo ari mu gicucu, ategereza kureba uko umurwa uzamera. Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumera aho Yona yari ari, kugira ngo rumutwikire, rumubere igicucu ku mutwe, rumukize umubabaro yari afite. Maze Yona ararunezererwa cyane. Buke bwaho Imana itegeka inandira urwo ruyuzi bucya rwarabye. Maze izuba rivuye, Uwiteka ategeka umuyaga wotsa iburasirazuba, izuba ryica Yona mu mutwe, bituma yiheba, yisabira gupfa. Aravuga ati, gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati, ukoze neza ubwo urakajwe n'uko uruyuzi rwumye? Aramusubiza ati, nkoze neza kurakara, ndetse byatuma niyahura. Uwiteka aramubaza ati, ubabajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje? Uruyuzi rwameze ijoro rimwe ku rindi rukuma. Jyewe se sinari nkwiye kubabazwa n'i Ninevi, uwo murwa munini urimo abantu agahumbi n'inzovu ebyiri, basaga batazi gutandukanya indyo n'imoso, bakabamo amatungo menshi. Inshuti mukunzi wa Bukombe TV, iherezo ry'iyi nkuru ntabwo ritwereka niba Yona yarahise yemera icyo Imana yamwigishaga, ahubwo risigira abasomyi ikibazo cyo gutekereza ku mbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana ku bantu bose, ndetse no kutagira umutima wo kwifuriza abandi ko bahanwa bakaba mu buzima bubi kubera Imana iba yabahannye. Isomo rikomeye twakora muri iyi nkuru ya Yona nuko Imana igira imbabazi kandi ishaka ko abantu bihana aho kurimbuka. Mwakoze cyane kudutega amatwi. Ubukombe TV ni televiziyo yawe, hafi yawe. Tuzakugezaho byinshi kandi nizeye ko iyi nkuru yakugeze ku mutima. Reka tuzasubira ubutaha mu bindi byegeranyo no mu zindi nkuru. Shalom shalom.